Ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri iyi video. Muri iyi video ngiye kubereka uburyo ushobora gucreatinga YouTube channel ndetse ukaba wanatangira gushyiraho video. Ni ibintu byoroshye cyane, abantu benshi bashobora kuba batabizi, ariko mu by'ukuri ufite Gmail, ufite email ya Google already, uba ufite YouTube channel, ni ugutangira ibindi byose bikikora. Kugira ngo urebe ko ufite Gmail, ushobora kuza kuri gmail.com, wabona ihita ifungukira muri Gmail, ariko iyo utanayifite ushobora gucreatinga account. Nkeka ko iyo uri umuntu mushyashya uza kuri page nk'iyi ngiyi, ukaba wanyura hano kuri create account. Create account, ushobora kuza hano, reka tubikore dukore account nshyashya. Uraza hano create account, uze kuri for my personal use, noneho ushyiremo amazina. Sinzi niba bari bwemere ko creating account, reka tugerageze test, cyangwa reka duhimbe izina, tuvuge Mugisha somewhere Sami. Okay, ushyiramo amazina yawe, ushyiremo igihe wavukiye, mfe gushyiraho iya mbere y'ukwa mbere 1997, ko uri female. Next, baraduhereza account, duhitemo iyi ngiyi, kanyishyire somewhere kubera ko ntari buze kuyibuka. Notes, continue, cancel, just, kanyishyire hano, dukomeze. Password, okay, reka dupfe gushyira password. Next, skipping ibi, then dukomeze, remeze, agree. Okay, no thanks. Okay, ni ukuvuga ngo ubu ducreatinze account, noneho ubwo bivuze ko tumaze kugira Gmail, ariko akenshi abantu benshi baba bayifite. Niba utunze Android, biri likely ko uyifite. Icyo ukora ni ugukora sign in muri Gmail yawe, ubundi ukaza kuri youtube.com, kaduhindure, dushyiremo, urabona ko hahita hazamo iyanjye, reka mpindure nshyiremo imwe tumaze gucreate mu kanya. An account, ugomba kubanza, kansubira inyuma gato mbibereke neza, ugomba kubanza ukareba account iri select, kubera ko mu gihe wakoze login ubwo nyine uba uri muri account yawe. Okay, cool. Noneho iyo utariyo uswitchinga account ugashyiramo imwe ya nyayo. Ya email ndayibagiwe, kansubire nyifate. Nice. Password, next, continue. Mfe kwemera ntasomye, ntabwo ari ngombwa ibi ngibi. Kuba kari account nshyashya biratinda, nyine bakwereka ibintu byinshi ugomba kuzuza, ariko iyo usanzwe uyifite ni uwo mwanya.
ni ukuvuga ngo rero umaze gukora login hano kuri Google, kubera ko kuri YouTube, kubera ko YouTube n'ubundi iri connect na Google, ukoresha ya email n'ubundi usanganywe. Noneho uraza ahangaha uze hano kuri create a channel, kandi hano kuri avatar yawe, ubundi uze hano kuri create a channel. Mwangu ushobora kugira email ariko account yawe ukaba wayita irindi zina. Ni urugero, nshobora kuba mfite Mugisha Sami ariko account yanjye nkayita, cyangwa channel yanjye nkayita ikindi kintu. Mugisha TV. Okay. Create. Nibyo. Ubwo kugeza ahangaha channel yabaye created. Ubu ushobora gutangira nkashyiraho video. Reka nshake video. Texas. Aha ni ahantu umuntu ashobora gusanga video z'ubuntu. Suppose ko ngiye gushyiraho iyi video, ndayidownloadinga. Utegereze irangire. Mu gihe dutegereje kambe mbereka, ubwo no kuvuga ngo icyo ukora hano uza hano kuri create, cyangwa ukaba waza hano kuri kano kabuto upload video. Noneho ubwo ni nk'aho winjiye muri systeme ya channel yawe. Selecting a file, turebe ya video umaze kudownloadinga mu kanya. Open. Ikaba iri kwi-uploadinga, ukayihereza izina, kavuga wenda video yo ku mazi irebere ibyiza byo aho ushobora kwandikamo andi magambo ubusobanuro burambuye. Video yafatiwe ku mazi, ugashyiramo ibyo ubonye cyangwa ibyo ushaka. Hano bakubaza na video ari y'abana ariko ntabwo ari y'abana. Next. Public.